kigo cy'amashuri abanza hafi aho mbere y'uko ntsinda ibizamini bya leta binjyana mu mashuri yisumbuye Butare muri groupe scolaire officielle. Muri ayo mashuri abanza mu mwaka wa 5 nibwo nagize inshuti yanjye ya mbere y'umukobwa twakundanye igihe kirekire. Uyu niwe nifuza ko tuzavugaho. Twari tuziranye cyane kuko twari duturanye, tukajyana kuvoma, tukajyana gutashya, kuragira inka, kuko ari bo cyangwa twe twari dutunze inka. Kugira ngo rero hatagira usiga undi, twakoreshaga imvugo yo guhamagara umuhungu we yacitse. Twabyitaga guhubika mu gace k'iwacu. Bitandukanye n'iki gihe wenda wabipa cyangwa se ukandika SMS kuri telefone. Twagiraga tuti tujye kuvoma undi agasubiza ati ndaje, cyangwa se ntabwo njyewe iwacu bamurije. Mbega ibyo washoboraga gusubiza byabaga ari byinshi bitewe n'impamvu. Gusa icyo nakwibutsa ni uko akenshi abana batoya badapfa kubeshya. Inshuti yanjye Subukiniro niryo zina rye. Twarakundanaga cyane ku buryo mama we yatangiye kunyita umukwe we. Ikibazo cyaje kuvuka ni uko ubwo intambara yo kubohora igihugu yo mu 1990 mu kwezi kwa 10 ku itariki ya mbere ubwo yatangiraga, ibyo twajyaga dukorerwa cyangwa dukora mu ishuri rimwe na rimwe bitubiha agaciro byatangiye kutugiraho ingaruka, kuko nibwo namenye neza icyatumaga mwarimu ahagurutsa abahutu cyangwa se abatutsi. Akenshi nk'abana rero ibyo ntitwabyitagaho, niyo twayobozaga ababyeyi bacu ntabidusobanuriraga neza, uretse ko babaga bazi ibyo ari byo ku mpamvu ndasobanura haruguru kandi. Mu myaka y'amashuri y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri nibwo hakuweho kwiga amashuri abanza kugera mu mwaka wa 8, hanyuma hagumaho kwiga kugera mu mwaka wa 6, maze gutsinda ikizamini cya leta mu mwaka w'amashuri w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. Nk'uko nabivuze kare, nagiye kwiga Butare mu ndatwa nyinshi. Burya rero hari ibintu biba bitandukanye n'ibindi. Muri iyo minsi umubyeyi iyo yabaga agize amahirwe umwana we akiga agatsinda maze akabona agiye kwiga, byabaga ari ishema rikomeye, kuko muri icyo gihe abize bari bakiri bake, ku buryo n'uwabaga yaracikishirijemo hagati yarazaga akabona akazi, cyane cyane nko kwigisha, kandi amafaranga y'ubwarimu ari menshi cyane ugereranyije n'ubu, kuko umwana yashoboraga kubakira inzu nziza iwabo kandi nta nguzanyo afashe bikarangira. Mu gutsinda kwanjye ababyeyi barishimye cyane, ariko byakarusha umukunzi wanjye na mama we ari we wari kuzabona ubukwe. Ku munsi wa mbere njya kwiga naherekejwe n'abantu benshi ku buryo wakeka ko ari umugeni bari bagiye gushyingira. Naratangaye, simbabeshya, naratangaye ku buryo amarira yazenze mu maso ndarira. Nuko baramperekeje tuzamuka umusozi wa Nyundo tugana kuri kaburimbo. Cyakora nyine abari bamperekeje bagendaga basubira mu rugo kuko nyine tutari bujyane, ariko umuryango wa Subukiniro uwo tugera naho bategera imodoka kuri arete nyine, izina ryaho n'ubu riracyahari, ni kuri sitasiyo Ishyorongi. Nibwo bwa mbere nari mbonye umuhanda. Naratangaye ariko bivanzemo ubwoba, kuko iyi modoka yahitaga nagira ngo irangurukanye, ngo nkiruka ku buryo bangaruriraga mu ishyamba. Birashekeje n'impamo, ibi nabyo sinyabyibagirwa. Agahinda kanjye karushagaho kwiyongera ubwo nagendaga ndushaho gutekereza ko nzamara amezi arenga 3 nongeye gucengera mvuka, kuko nakundaga ababyeyi banjye byagahozo n'umukunzi wanjye nari narihebeye.
naramukundaga ku buryo iyo twahuraga twararebanaga umwanya tukabura icyo tuvuga maze tukarira. urwo rukundo simbabeshya duheruka urwunguko. Agahinda kanjye kasumbye gahinga ubwo utubisi yazaga igahagarara aho twari turi, maze nkamutangira kuzengagurira mu maso, hanyuma nsezerana ikiniga. Ariko ambwira ko azajya ansabira, ko ankunda cyane kandi ko anyifuriza ishya n'ihirwe. Aho ngiye maze nkamwikiriza nkoresheje kuzunguza umutwe, kuko kuvuga byari byananiye. Mama yarankundaga ku buryo atifuzaga kumbwira iruhande. Ni mu gihe kuko nari ikinege, nta wundi mwana bagiraga. Yahoraga rero afite igishyika. Papa we yarimo atwubura ngo dutandukane kuko ari we twari bujyane, kuko we yari ahazi bitewe n'uko musanzire we yari umusirikare muri Kangoma. Yajyaga ajya kubasura rero. Subukinyiro umukunzi wanjye niwe wari utahiwe kunsezeraho rero. Ibi iyo mbyibutse ngira ngo biraba uyu munsi cyangwa se ni filime y'urukundo ndimo kureba. Nibwo bwa mbere yarampuye akanga kundekura, dore ko n'ubusanzwe atakundaga guhoberana. Yaririye ku rutugu rwanjye ku buryo imyenda nari nambaye yatose. Ijambo yavuze ririmo ati, nzagutegereza kandi uzabe intwari, gusa nawe ntuzampemukire. Nanjye ndamusubiza nti, humura kandi ndagukunda. Mu kurekurana namwe murabyumva, twafatanye mu biganza gato, turebana mu maso ariko tunamwenyurana amarira. Nuko turarekurana, turatandukana. Ahagararaho kugeza ubwo imodoka ihagurutse, ampepera ansezera kugeza irenze. Nahoraga nibuka iyo shusho. Nahoraga kandi nibuka ko tukiri bato yajyaga aheka umwana. Muri iki gihe ko wabaye mu ntoki ni umwana w'igitoki. Hari ukuntu nyine abana b'abakobwa bajyaga bayiheka bakayita abana, maze akambwira ko ari uwacu twembi. Nanjye nabaga nubaka amazu, harura imihanda, ndota ko tuzabana dufite inzu nziza iruta iyo kwa mwarimu twari duturanye, ndetse tunatunze n'imodoka. Imodoka yari inzozi za buri mwana twabyirukanye. Aho akuriye rero anyibwira ko yifuza ko imfura ye yaba iyanjye nawe. Kintera agahinda gakomeye cyane nuko ubu ibyo bitabaye, ariko inkuru yacu iracyakomeza. Ubwo twaratandukanye, arataha nanjye njya mu modoka turagenda. Abari mu modoka bamwe cyane cyane abagabo bakanyita imbwa ngo nta muntu umugaburira, abandi biganjemo abagore n'abakobwa, dore ko n'ubundi bisanganira amarangamutima. Abenshi muri bo bari banarize bakandengera, mbese yari imvange y'ikiganiro. Tugeze i Kigali muri gare, byo noneho byaranyobeye. Abantu benshi kandi b'amasura atandukanye n'imiterere itandukanye, abanini, abato, abagufi, abarebare, cyane cyane abakire, abakene, yewe n'abasabiriza. Noneho imbere urujijo, kuko twari tuzi ko i Kigali haba abakire gusa, ku buryo twifuzaga no kwihiturira. Ubwo namenye koko Nyarugenge igerwa n'abifite. Ubwo twinjiye mu modoka ijya i Butare, twinjirira muri gare Rutsiyeri yo mu gihugu. Mu nzira byari byiza, abantu bumva bagenda bavuga uduce bazi, bati aha ni ikiraro cya Nyabarongo, aha ni ku Rugarika, aha ni Tambwe, aha ni mu cya kabiri, aha ni mu mujyi wa Gitarama, aha ni mu Ruhango, Nyanza n'ahandi. Ariko kandi nari nibagiwe Urutare rwa Kamegeri. Twarashyize tugera i Butare muri gare, tuva
tukavamo twerekera ku ishuri, tugerayo bitatugoye kuko harirangaga. Turakirwa, hanyuma papa asubira imuhira. Muri iyo myaka ikigo cyayoborwaga n'umuzungu w'umufurere witwaga Bernard Eva. Byarangoye kuvuga no kumva igifaransa kuko nk'umuntu uturutse mu ntoki za Rwahi, nubwo nari nje ndi umuhanga ariko naribuze. Abantu mwese mwagiye kwiga muri interina bwa mbere muvuye mu cyaro, ndabashubuje. Irungu ryaranyishe kuko ntari menyereye kuba ahantu hasa hatyo. Noneho by'akarusho nahuriye n'abana b'abakire abategetsi bakomeye, bituma niyiheza. Gusa sinavuga amazina kuko wenda bamwe basanga bakiriho. Amahirwe nagize nuko naje kumenyana na Batiste na Damu bavuka mu gace k'iwacu, ariko ntabwo bari banzi. Twamenyanye kuko bazaga kubaza niba nta bana bavuka mu gace k'iwabo bajaho. Papa nsezeraho yambwiye ko ngomba kuzajya mwereka indangamanota ifite nibura amanota 70. Aya manota namaze umwaka wose ndwana nayo, byarananiye, ahubwo byageze aho bendaga kumurikana, icyo bitaga gutema, bendaga kuntema. Hashize amezi nk'abiri irungu rirashira, ndiga. Gusa uwo mwaka mwiga nabi cyane kuko nahoraga kwa muganga ndwaye, ntazi n'icyo ndwaye. Gusa icyo nibuka nuko data wacu na ba masenge bari bararahiye ko ntazarangiza ishuri, ko bazakora igishoboka cyose. Narabitekerezaga ariko simbyiteho, gusa kuko narushagaho kurwara byanteraga kwiheba, kuko nibazaga aho nzakura amanota y'abandi nkahawura, dore ko no gucura birete bitari gushoboka kuko kuri groupe scolaire officielle Butare bari barateye imbere bakoresha mudasobwa, icyo gihe bayita ordinateur. Birete rero bayikoreshaga ordinateur. Nibwo bwa mbere nari mbonye imashini iteye ityo, yanteye amatsiko cyane. Ikindi cyantangazaga aho nuko ukuntu tutagiraga kariyoneri cyangwa tayimukipa, ahubwo inzogera yabaga iregeye ku buryo iyi saha yageraga yarivuzaga. Nabonaga ibyo bidasanzwe kuko aho twari tuvuye twavuzaga isuka, ingoma, hanyuma abasirimutse bakavuza irindi. Uko biri kose hari n'abavuzaga amadebe. Ariko igihe uburwayi bumpaye agahenge, nakoreshaga imbaraga zose nkiga. Ibyo byatumye uwari titireri wanjye Rwagashayi Innocent ankunda, akora uko ashoboye ndwanaho. Uwo mwaka sinibukanwa, ahubwo ndasibira kuko n'amanota yo gusibira ntayo nari mfite. Ndamushimira nubwo naje
iminsi ya mbere y'ikiruhuko twashoboraga kumarana amasaha menshi agera kuri 3 ndetse no kurenza, anyitegereza horaho anyiyegamiza, noneho ampobera dore ko twari tumaze gukura mu gato. Byari byiza. Iyo yaburaga naramubazwaga, bityo dusezerana ko ntaho buri umwe azajya ajya atabwiye undi. Nanjye natangiye kujya ngira impungenge ze kuko yari mwiza bitangaje. Ubwiza bwe ntibusaba ikirungo, ni mwiza ku giti cye, ntaho ataniye cyangwa se arenze, ahubwo ab'i Kigali bisize bakinogereza. Bityo nanjye kiraho iryo tegeko ngo njye aho yagiye igihe tutari kumwe. Iyo byabaga twarashwanaga, ariko by'akanya gato ko ntibyakundaga ko twarakara umwanya munini turi kumwe. Wenda wajyaga kumva umwe arisekeje, n'undi agaturika agaseka, bikaba birarangiye. Iyo namubwiraga nabi cyane yarariraga, kandi nanjye byarambabazaga kumubonanira. Umwaka wa mbere w'amashuri w'1992-1993 wararangiye. Naramenyereye, nabaye umusore, no kumva noneho byaraje, bityo n'umwanya ntangira kuza mu wa mbere. Ubusanzwe byakugora kubumbura turi kumwe, uretse ko ubu bitashoboka kuko iyi nkuru mubwira irimo amarangamutima menshi, kandi niko urukundo rumera, burya ruryoha ruryana. Ariko nakundaga gusetsa, uburyo wasangaga twararimo itsinda ry'abanyeshuri bahoraga bavuga udukuru dusetsa. Umwaka w'1993-1994 uratangiye. Kuri iyi nshuro noneho narijyanye, ariko nk'ibisanzwe si urukiniro. Yaramperekezaga agataha ari uko imodoka ihagurutse. Yambwiraga ko ashimishwa no kumbona ngenda igihe ngiye kwinjira mu modoka, nkabanza nkamwitegereza, hanyuma nkamupepera musezera. Kubera gusetsa byatumye ngira inshuti nyinshi z'abahungu n'iz'abakobwa. Ndakundwa, ndamamara, yewe bigera naho nkina no muri junior ya volleyball y'ikigo. Kandi muri iyo myaka twari dukomeye. Katabirora niwe wadutozaga, ndetse abarimu ba siporo nibuka Nirita, umuzungukazi, Theobald na Kiza w'Abarundi. Muranyihanganira kugenda mvuga mu aya mazina, aya nayo ku ishuri, kandi n'amazina y'ukuri. Uyu mwaka ariko wabaye umwaka w'ishyano, kuko ubwo twatahaga mu biruhuko bya Pasika guhera ubwo tutongeye gusubirayo. Hari mu mpera za Werurwe, ubwo twasezererwaga nk'ibisanzwe, ndetse dusiga ku ishuri byinshi mu bikoresho kuko twizeraga gusubirayo. Bityo dusigaye byinshi cyane mu bikoresho n'imyenda. Ntibyadukundiye ko dusubirayo, kuko mu ijoro ryo ku ya gatandatu rishyiriye akarindwi Mata twumvise ko indege ya Habyarimana perezida yahanuwe. Mu gitondo radiyo y'igihugu itangaza ko ntawemerewe kuva mu rugo, ndetse ko bitemewe guhagarara mu itsinda rirenze abantu 3. Twumvaga mu gihe gito wenda bizaba byahosheje, cyane cyane ko ntaho umuturage usanzwe azahurira nabyo. Ariko ahubwo ibintu biradogera, icyizere cyo kwiga kirangiriraho. Bibabwiye muri ayo matariki nibwo jenoside yashyizwe mu bikorwa. Abatutsi baricwa hamwe n'abataravugaga rumwe na leta.
Ibi byanyibukije umunsi mwarimu yajyaga ahagurutsa abanyeshuri bishingiye ku bwoko. Ni ukuri kugeza ubwo sinarinze ubwoko bwanjye, kuko bahagurutsaga abahutu nkahagurukamo, bahagurutsa abatutsi nkahagurukamo, bityo ngakubitwa ngo ninicare iyo nabaga nahagurutse mu bwoko butari ubwanjye. Ikindi gihe Subukiro yahagurukaga mu mwanya utari uwe nawe agakubitwa ngo yicare. Byabaga bigoye gusobanukirwa, ariko igihe cyarageze nyine birasobanuka. Jenoside itangira twihishanye n'imiryango yo kwa Subukiro mu mibyuko y'amasaka, ariko nyuma baza kudushaka ngo dutahe kuko tutari mu bahigwa. Ku ruhande rumwe twari turokotse, ariko ku rundi hari ikibazo kuko uwo nakundaga n'umuryango we bari basigaye mu kaga. Ni ukuri kuri uwo munsi Specioza, irindi zina rye, musaba ko twajyana wenda nkamuhisha. Ndamubwira nti ngwino tujyane, aho uzajya niho nzajya, aho uzaba kandi niho nzaba. Ariko arambwira ko atasiba ababyeyi be. Hanyuma aranyegera aramuhobera uko abasha kose, hanyuma arambwira ati mukunzi sinkwanzi, uko niko isi na bene babishatse. Genda, Imana nibishaka tuzahura, kandi niyo napfa nzapfa igukunda. Niyo naba utariho sinakunda undi, kuko urwo nakunda undi rwose naramukumariye. Byamarira menshi. Tuvamo tugaruka mu rugo, abandi basigara mu rubyiruko n'intoki, ariko ubona icyizere cyo kubaho kigihari. Ni iminsi y'umwijima yari itangiye tutazi igihe izarangirira. Yego, urumuri rwarabonetse, umucyo wararashe, ariko umutima wanjye uracyacuze igihu cyinshi.